Turabashuhuje bene data duhuriye kuri channel yacu YouTube y'Abadventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Mugire umunsi mwiza. Muri kumwe na Nzabamwita Pierre uturuka iburasirazuba bw'amajyepfo muri misiyoni iburasirazuba bw'amajyepfo mu ntara y'iburasirazuba. Tugiye rero gukomeza icyigisho cyacu cya kabiri, icyigisho cy'integuza y'ubugorozi muri iki cyumweru cyo gusenga. Nk'uko bisanzwe, reka tubanze dusenge. Data wera, turagushimye kandi turaguhimbaje. Urakoze mubyeyi, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye muri iki cyumweru cyo gusenga, kugira ngo twige icyigisho gihindura ubuzima bwacu, cyane cyane kiturehereza kwihana. Duhe data kwakira iki cyigisho maze gihindure byinshi mu mibereho yacu, tugire imibereho iciye bugufi, yoroheje, ituje, maze muri iyi minsi y'imperuka tubashe kuragwa ubwami bwateguriwe abihana. Ibyo nibyo tugusabye, biduhe ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwiga icyigisho kitubwira ngo nuko gira umwete wihane. Ni icyigisho cyiza cyane, icyigisho cy'ingenzi muri iyi minsi, aho umuntu wese akeneye kwezwa impagarike ye yose, umwuka, ubugingo n'umubiri. Kandi ntabwo twagera kuri iyo ntego tudafite umutima wihana, ntabwo byashoboka. Tugiye rero gukurikirana iki cyigisho nk'uko turimo kwiga ibyigisho muri iki cyumweru cyo gusenga. Uyu munsi tukaba tugeze ku cyigisho cyaho cya kabiri. Uwo mugiye kubana nawe ni Nzabamwita Pierre nk'uko bisanzwe. Tugiye rero kureba imiterere y'ukwihana nyakuri. Niyo ingingo tugiye gutangiriraho, ingingo itubwira ngo imiterere y'ukwihana nyakuri. Ese ukwihana nyakuri imiterere yako ni iyihe? Kurikirana icyigisho. Ikibazo cya mbere kigomba gukemurwa ni iki? Mbese ukwihana nyakuri ni iki? Icya kabiri, mbese ni iki gishobora gutuma abantu bakurikiza amategeko y'Imana, hakubiyemo iry'isabato, kandi bakaba babayeho imibereho izira amakemwa ku byerekeranye n'imyitwarire mbonera? Ese birashoboka ko bihana? Kwizera Imana n'imbuto zako. Kwihana ibyaha ni igisubizo gisanzwe kandi cyikora cyo gusabana n'Imana. Guhishurwa kw'ineza no gukiranuka kw'Imana biboneka gusa binyuze mu mubano udakebakeba tugirana n'Imana. Nibyo bituma abantu bihana. Abaroma 2:4. Hatabayeho uko gusabana n'Imana, nta kwihana nyakuri gushobora kubaho. Hano batubwiye yuko iyo hatabayeho gusabana n'Imana, iyo hatabayeho imibereho myiza, iyo hatabayeho imbuto zo kwizera, iyo kwizera kuteza imbuto, burya kwihana ntabwo bishoboka. Ikintu gishoboka gusa nuko kwizera kwawe gutera imbere, kugakura kandi kukera imbuto. Naho biramutse bitabaye gutyo, ntabwo kwihana kwagera ku ntego yako. Uko umutima w'umuntu urushaho gushyikirana n'Imana, uko urushaho kuyimenya, niko umuntu arushaho kwemezwa iby'icyaha.
bityo ukwihana kwe kukarushaho kwimbika cyane, kukaba gukomeye. Uko umuntu arushaho gusabana n'Imana, uko ugira umwete utera intambwe ujya mbere, uyu munsi ukongeraho, ejo ukongeraho, ejo bundi ukongeraho, ubwo nibwo gusa imibereho yo gucika ku cyaha ishobora kuboneka mu muntu, mu mutima. Ariko hatabayeho gukura, hatabayeho kujya mbere, kwizera ngo gutere intambwe kujya mbere, ntago byashoboka. Kujya mbere hehe? Kujya mbere mu gushyikirana n'Imana, mu gusabana n'Imana, mu kwiga ijambo ry'Imana. Hano mu mwuka w'ubuhanuzi byakozwe n'intumwa ku ipaji ya 561, reka twumve uko bavuze. Baranditse bati: uko turushaho kwegera Kristo kandi tukarushaho gusobanukirwa neza n'ubutungane bw'imico ye, niko tuzarushaho kubona ubunyacyaha bwacu bukabije, kandi tuzacogora gushaka kwishyira hejuru. Urabyumva? Uko turushaho kwegera Kristo, ni nako turushaho kubona imiterere nyakuri y'ubunyacyaha bwacu. Kubera iki? Kristo ni umucyo, Kristo ni indorerwamo imurika ku bunyacyaha bwacu. Ubunyacyaha bwacu tukabubona, tukabusobanukirwa. Umuntu azahora ashaka kwegera Imana, habeho kwicuza ibyaha nyakuri kandi kuvuye ku mutima umenetse, ndetse habeho no kwicisha bugufi k'umutima imbere y'Imana. Hatabayeho umutima umenetse, ntabwo umunyabyaha ashobora kugera ku kwihana nyakuri. Hatabayeho guca bugufi, indorerwamo y'Imana ikamurika mu mutima ukibona, ntabwo bishoboka. Mwibuke ko hahirwa abafite imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Umutima wawe, umutima wanjye ntushobora kubonera igihe cyose umutima ukiri imbata y'icyaha. Reka dukomeze. Bivugwa kuri Henoki ngo uko yarushagaho komatana n'Imana, niko yarushagaho kubona intege nke ze no kumva ari mu bihe bikabije, ari mubi bikabije. Henoki yasabanye n'Imana, agendana n'Imana, ariko intambwe Henoki yagendaga atera zarushagaho kumwereka amafuti ye, amakosa ye, ububi bwe bw'umutima. Noneho akagenda arushaho gutinya urupfu. Muzabisoma, Henoki yatinyaga urupfu mu kubaho kwe kose. Ni nayo mpamvu Imana yamwimuye. Yatinyaga urupfu ruzanwa n'icyaha, niyo mpamvu Imana yamwimuye. Henoki rero akwiriye kutubera urugero, akwiye kutubera icyitegererezo. Reka dukomeze mu mwuka w'ubuhanuzi. Umurasire umwe w'ubwiza bw'Imana, umurasire umwe w'ubutungane bwa Kristo winjira mu mutima, ukagaragaza mu buryo bubabaje buri hantu hose handuye. Ni mu kugana Yesu ku ipaji ya 29. Kandi ugashyira ahagaragara ubusembwa n'inenge by'imico y'abantu. Umurasire w'ijuru, umucyo w'umwuka wera umuritse mu mutima, ugaragaza buri kantu kose k'umwanda kari mu mutima. Umunyabyaha ahishurirwa uko ateye mu miterere ye kamere. Kamere yacu murabizi ko ari mbi. Icyo gihe rero iyo umwuka w'Imana arasiye mu mutima, umunyabyaha aribona kandi akisobanukirwa. Reka tugende mu kagingo katubwira ngo kwihana kwa Yesaya, icyitegererezo cy'itorero ry'Imana byo mu gihe cy'imperuka. Igihe umuhanuzi Yesaya yabonaga ubwiza bw'Imana mu rusengero, yarumiwe kandi atangazwa cyane n'intege nke ze n'imico ye idatunganye. Umuhanuzi yaranguruye ijwi ry'ubwihebe ati: "N'ishyano, ndapfuye we,
kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Imana Uwiteka Nyiringabo. Yesaya 6:5. Hano kuko icyitegererezo cyo kwihana nyakuri, twabonye yuko Yesaya yari umuntu w'Imana, yari umukozi w'Imana, ariko Yesaya ari mu rusengero, Uwiteka aramwigaragariza, aramwihishurira mu mucyo we. Niki Yesaya yabonye bwa mbere? Yabonye amafuti ye no kudatunganya kwe. Mu yandi magambo, umucyo w'Imana waramumuritse, Yesaya aribona, umutima urahishuka. Buriya rero mbere Yesaya ntabwo yari yiyizi, ahubwo umucyo w'Imana umumuritse nibwo Yesaya yimenye. Ahangaha kuri iyi ngingo, abantu benshi turiho mu itorero ry'Imana ariko tutiyizi, dukora umurimo w'Imana ariko tutiyizi. Birashoboka. Abantu benshi barabaza bati ese umuntu yakora umurimo w'Imana atiyizi? Rwose birashoboka, kuko iri ni ihishurwa ry'umwuka w'Imana ashatse kugaragaza ibiri mu mutima wawe. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi kiba gikwiriye kugira ngo tubashe kuba abakristo nyabo, nuko umwuka w'Imana amurika tugahishuka. Yesaya yari yaramaganye ibyaha by'abandi. Yesaya yatungaga urutoki ibyaha by'abandi kuko yari umukozi w'Imana. Yesaya yavugaga ibyaha bya Isirayeli. Yesaya yagaragazaga ububi bw'icyaha, ariko atunga urutoki ibyaha by'abandi. Nawe rero yari akeneye ko Imana itunga urutoki ibyaha bye. Uyu munsi umwuka w'Imana arashaka ko umenya ibyaha byawe, arashaka gutunga urutoki ku cyaha cyawe. Aho niho uzashobora kwimenya, wisobanukirwa. Hatabayeho urutoki rw'umwuka wera, hatabayeho umurase w'umucyo w'umwuka wera ngo ukore ku mitima yacu, ntabwo twabasha kumenya amafuti yacu n'ibyaha byacu. Yesaya yari yarahanganye n'ibyaha by'abandi, ariko noneho yabonaga ko nawe yari agiye gucirwaho iteka nk'iryo yari yaraciriye abandi. Iki kintu nicyo cy'ingenzi cyane. Nubwo turi abayobozi, nubwo ducyaha abandi, nubwo duhana abandi, ariko natwe dukeneye kumenya ibyaha byacu, dukeneye kwisobanukirwa, dukeneye kwihana. Icyo nicyo cy'ingenzi gikenewe cyane kuri buri muntu wese uvuga ko ategereje kugaruka kwa Kristo. Reka nihute. Itorero ry'Imana ryasigaye muri iki gihe, nubwo ari ryo Imana yitaho mu buryo bw'ikirenga, ni impumyi mu byerekeranye n'imimerere yaryo nyakuri mu by'umwuka. Icyo nshaka kugira ngo mbabwire kuri aka kagingo gikomeye cyane ni iki: wowe ubwawe ufite amaso abiri, ufite amatwi abiri, ariko umenye ko umuntu wawe w'imbere afite ijisho rimwe, afite n'ugutwi kumwe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko umuntu wacu w'imbere atagira amaso abiri, ahubwo agira ijisho rimwe. Ritubwira ko umuntu wacu atagira amatwi abiri, ahubwo afite ugutwi kumwe. Iyo dusomye mu Byahishuwe aratubwira ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ubwo rero umuntu wacu w'imbere ntabwo agira amatwi abiri, ahubwo agira ugutwi kumwe. Uko gutwi, iryo jisho, niryo rikeneye kumenya Imana. Itorero ry'Imana rero rikeneye kugira ijisho ry'umwuka, rikagira ugutwi k'umwuka. Itorero ry'Imana cyangwa se abagize itorero ry'Imana, buri wese akeneye ijisho ry'umwuka, akeneye ugutwi k'umwuka. Reka tugende.
mu gihe cyose ubwoko bw'Imana bukirangwa n'iyo myifatire yo kwiyemera intsinzi, inyifato yo kwishimira ibyo bagezeho no kuyobywa n'ukuntu bitwa ko ari abizera, umwuka wera ntashobora kubemeza icyaha. Mu gihe cyose umuntu agifite kwiyemera, njyewe nakoze ibi, njyewe nageze kuri ibi, njyewe ndi umukristo kurusha abandi, umwuka wera ntashobora kubona aho anyura ngo akwemeze icyaha. Kandi ikintu gikenewe ni uko umuntu wese yibona uko Imana imureba, uko agaragara imbere y'Imana akaba ari kuyibona. Abanditsi n'abafarisayo bo mu gihe cya Yesu birataga ubwoko ubwabo, ugukiranuka kwabo bihangiye. Ubutumwa bwa Yohana umubatiza bugira buti nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ni Matayo 3:2. Ntacyo rero bwabafashijeho kuri bo kubahamagarira kwihana byari ibintu biteye ishozi, cyangwa se kubwira umuntu wihannye ukongera ukamubwira ngo akeneye kwihana. Uyu munsi uramutse ubibwiye umuntu yakubwira ati se icyo umbwira kwihana ni iki? Ariko mujye mumenya ko ducumura muri byinshi. Turareba tugacumura, turatekereza tugacumura, turakora tugacumura. Turi abanyabyaha impande zose. Imiterere yacu n'isura yacu ni isura y'ubunyacyaha. Ahantu hose nta heza namba dufite, twishwe n'ibicumuro mu yandi magambo. None se urumva wowe ku rwawe ruhande tutarimo guhamagarirwa kwihana? Ihamagara riboneka mu butumwa bwahawe itorero ry'Ilawodokiya. Nuko rero gira umwete wihane. Ibyahishuwe 3:19. Nubwo ritazwi n'abantu benshi, ni icyemezo buri wese mu bizera bagize itorero muri iki gihe agomba gufatana uburemere cyane. Nubwo iryo hamagara ritazwi n'abantu muri iki gihe, ariko reka twe kuvuga yuko ritazwi n'abantu. Nubwo turizi ariko tukaryirengagiza. Muri iyi minsi turimo, iyi minsi uri kumva ubu butumwa, gira umwete wihane, ugomba kubifatana umwete mwinshi cyane kuruta ikindi gihe cyose. Kubera iki? Nudakora utyo uzaba uri kure y'ubugingo buhoraho. Kubera iki? Aho dutuye, abo tubana nabo, twebwe ubwacu, imiterere yacu, kamere yacu, ibyo byose byandujwe n'icyaha. Niyo mpamvu dukeneye gupfa ku cyaha buri munsi. Dukeneye umubatizo w'umwuka wera buri munsi. Dukeneye kwihana buri munsi. Imivugire yacu ntitunganye, ukeneye kwihana. Imirebere yawe ntitunganye, ukeneye kwihana. Imitekerereze yawe ntitunganye, ukeneye kwihana muvandimwe, kugira ngo umwuka wera abone uko abana nawe. Reka dukomeze. Iyerekwa ryahawe Yesaya rigaragaza imimerere y'ubwoko bw'Imana buriho mu minsi y'imperuka. Iyerekwa ryahawe Yesaya ni iryacu uyu munsi muri iyi minsi. Ukeneye umucyo uvuye mu ijuru kugira ngo ubone uko uteye mu miterere yawe y'ubunyacyaha nyakuri. Kuba uri umukristo usenga, ubwiriza neza, ibyo ngibyo ntabwo bishatse kuvuga yuko udakeneye kwihana. Ukeneye kwihana muvandi. Ukeneye kumenya uko uteye imbere mu mutima wawe. Iyerekwa ryahawe Yesaya rigaragaza imimerere y'ubwoko bw'Imana buriho mu minsi y'imperuka. Bafite amahirwe yo kubona umurimo uri gukorerwa mu buturo bwera bwo mu ijuru kubwo kwizera. Mwibuke yuko umurimo w'Imana ubu ngubu uri gukorerwa mu rusengero rwo mu ijuru. Kristo aracyicaye ku ntebe y'ubutambyi,
aracyakira ibitambo byacu, aracyakira imitima yacu, aracyakira amasengesho yacu, aracyakira kwihana kwacu kugira ngo adusabire ku Mana. Buri munsi ukeneye imbaraga y'Umwuka Wera ikubashisha kwihana. Reka twihute tugende ku ngingo ivuga ngo umunsi w'impongano washushanyaga kwihana. Iyerekwa rya Yesaya akabona Imana mu rusengero ni ishusho y'imibereho y'ubwoko bw'Imana mu minsi y'imperuka. Bazagira amahirwe yo gukurikira Yesu ahera cyane kubwo kwizera. Yesu ari mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ni umutambyi mukuru udusabira ku Mana. Iyo umutambyi yabaga agiye ahera cyane, ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli bwose bwibabazaga imitima. Nta n'umwe wabaga afite kwifatira kurangara. Nta n'umwe wabaga afite kwitwara uko yishakiye. Ni nayo mpamvu turimo kwiga ibyigisho bitubwira ko tugomba kurya kuri gahunda, kunywa kuri gahunda, kwambara kuri gahunda, imikorere yacu, imivugire yacu byose bikagendana na gahunda y'umunsi w'impongano. Iyo Abisirayeli babaga bageze muri uwo munsi ntibaryaga ibyo babonye. Mwibuke ko baryaga imitsima idasembuye. Umusemburo usobanura iki? Usobanura igomwa. Icyo gihe rero muri iyi minsi y'imperuka nta gomwa rigomba kuboneka mu mitima yacu bavandimwe. Abantu bose bakeneye kurushaho gusobanukirwa n'ibyerekeranye n'umurimo wo guhongerera ibyaha uri gukorerwa mu buturo bwera bwo mu ijuru. Igihe mutega amatwi mwumve, igihe uko kuri gukomeye kuzaba kwabonetse kandi kugasobanuka, abagundira uko kuri bazakorana na Kristo. Igihe uku kuri kwimbitse guhishura umutima w'umuntu uko wakabaye kuzaba kubonetse. Ibi bintu nibyo dukwiriye gushaka muri iyi minsi. Dukwiriye gusobanukirwa uko duteye. Niwisobanukirwa ukimenya, ukamenya ko urimeza amajyo ukeneye Yesu, tuzaba tugeze ku gika gikomeye cyane cyo kwakira imbaraga ikomeye y'Umwuka w'Imana. Ubwo nibwo ijuru bizatureba rikatwishimira, kuko uko turi niko bizaba bigaragarira ijuru. Ahangaha rero komeza ukurikirane wumve. Baratubwiye ngo bati, igihe uku kuri gukomeye kuzaba kwabonetse kandi kugasobanuka, abagundira uko kuri bazakorana na Kristo kugira ngo bategurire abantu kuzahagarara ku munsi ukomeye w'Imana. Abagundira uko kuri bazategurira abandi gukorana na Kristo, cyangwa se guhagarara na Kristo ku munsi ukomeye w'Imana. Abagundira uko kuri, abashaka uko kuri, abafite uko kuri barahamagarirwa gutegurira abandi kuzahagararana na Kristo ku munsi ukomeye w'Imana. Ubwoko bw'Imana buzazamurwa burenge ibitekerezo n'ibyiyumvo bisanzwe by'isi, kandi buzazanwa mu gushyira hamwe na Kristo n'umurimo we ukomeye wo kweza ubuturo bwera bwo mu ijuru, akabwezaho ibyaha by'abantu. Igihe cyose tuzaba twakangutse turimo kugenzura imitima yacu akantu ku kandi, tuzaba turimo gukorana na Kristo mu murimo we mu buturo bwera bwo mu ijuru. Kuko umurimo wa Kristo ni ukwakira amasengesho, ni ukwakira imitima yacu yihanye. Nta wundi murimo Kristo arimo gukorera mu buturo bwo mu ijuru. Umurimo arimo gukorera mu buturo bwo mu ijuru ni ukwakira imitima y'abana b'Imana bashaka kwiyunga n'Imana, bashaka gusabana na Kristo, bashaka kumenya icyo bakora kugira ngo barwanye icyaha muri bo. Ukwizera kwabo kuzajyana nawe, kuzajyana na Kristo mu buturo bwera, kandi abasenga bo mu isi bazaba barimo basuzumana ubwitonzi imibereho yabo, kandi bagereranya imico yabo
n'urugero rukomeye rwo gukiranuka, bazibonera inenge zabo bwite, bazisuzuma, bazimenya, buri wese azisobanukirwa uko ateye, uko ijuru rimubona aba ariko yibona. Aha rero uzaba urimo gukorana na Kristo, uzaba uri imbere y'intebe y'ubuntu. Igihe cyose urimo kwisuzuma, urimo kwigenzura mu mibereho yawe, uba uri kugenzura, uba urimo gukorana na Kristo ku ntebe mu buturo bwera, aho yicaye ku ntebe y'imbabazi mu buturo bwera bwo mu ijuru. Reka turebe hano iyi ngingo ikurikiyeho, umurimo wo kwihana. Umurimo wo kwihana mu minsi y'imperuka, muri iyi minsi y'imperuka, umurimo wo kwihana mu buryo bwimbitse ugomba kubanziriza impongano iheruka no kwezwa. Umurimo wo kwihana ugomba kubanziriza mu buryo bwimbitse, ugomba kubanziriza impongano iheruka no kwezwa. Impongano iheruka itaratangwa. Ni ngombwa yuko abazayigiramo uruhare bagomba kubanza gufatirwa imyanzuro. Imyanzuro y'abazagira uruhare ku mpongano iheruka, ku gitambo giheruka, impongano iheruka no kwezwa, tugomba kuyigiramo uruhare rukomeye cyane, kubera yuko Kristo igitambo cye nicyo gituma twezwa tugatandukana n'icyaha. Igitambo cya Kristo, amaraso ya Kristo niyo ahesha umunyabyaha kwezwa, akaba uwera kandi akabonera. Aha rero umurimo wo kwihana ugomba kubaho mbere y'iyo mpongano iheruka ndetse no kwezwa. Reka dukomeze. Mu minsi y'imperuka, Imana izagira abantu bazagirana umushyikirano wa bugufi n'umwana wayo mu byerekeranye n'umurimo we uheruka ari gukorera ahera cyane. Niba umurimo wa Kristo ari ukwakira amasengesho yacu, imitima imenetse yihana, ubwo ni ukuvuga ngo abafite uruhare muri uwo murimo gusa ni abantu bose bigenzura, bakisuzuma, bakagenzura imitima yabo, basanga badakwiriye, bakwibona nk'uko Yesaya yibonye, bakatura ibyaha byabo, bakihana, umwuka wera akababoneza. Aho rero niho kwezwa kuba gushyitse, kandi niho kwezwa kuba gutunganye, kuba kugeze ku rugero rwako. Kandi noneho tukaba turimo gukorana na Kristo mu buturo bwera bwo mu ijuru. Twumve iki ngiki, nk'uko kwezwa guheruka. Katubanze dusome haruguru. Iyo mibereho tuzagira izaba imeze nk'iyo Yesaya yanyuzemo, imibereho yo kwihana no kwatura ibyaha tugira, cyangwa se kumurikirwa n'umwuka wera, ukibona, ukisobanukirwa wowe ubwawe. Iyo mibereho ugira izaba imeze nk'iyo Yesaya yanyuzemo, uretse ko iyo izaba ikomeye cyane kandi imara igihe kurushaho. Iyi mibereho yiswe kwibabaza imitima. Abalewi 16:29. Iyi mibereho yo kwihana no kwatura, ukajya imbere y'Imana, ukereka Imana umutima wawe uyisaba kwezwa, ni imibereho twebwe imara igihe kirekire. Ariko kiriya gihe cy'Abalewi, cy'Abisirayeli, bo byamaraga igihe gitoya. Twe rero ni imibereho imara igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo mu minsi yacu yo kubaho kwacu kuba gusigaye, tugomba guhorana iyi mibereho yo kwihana no kwatura. Dukomeze. Niyitegurira itorero ryasigaye impongano iheruka no kwezwa guheruka. Ni ukuvuga ngo
iyi mibereho yo kwihana tugira itegurira itorero impongano iheruka no kwezwa guheruka. Ni ukuvuga ko Kristo azahaguruka ku ntebe ye y'imbabazi amajije gutambirira igitambo cye buri mutima wose wihane. Ni ukuvuga mu yandi magambo, mbere y'uko Kristo ahaguruka ku ntebe ye y'imbabazi, umutima wose uzaba warangije kubabarirwa. Reka mbivuge gutyo, umutima wose wihannye uzaba warangije kubabarirwa, ariko umutima utarihannye uzatakobwa imbabazi z'Imana. Nk'uko Yosuwa yasabiraga imbere ya marayika, niko abagize itorero ryasigaye bazasabira kubabarirwa no gucungurirwa muri Yesu. Kubabarirwa no gucungurirwa muri Yesu nibyo dukeneye muri iyi minsi y'imperuka. Reka ngende nsoma aya magambo akomakomeye kugira ngo buri wese abashe kumva iki cyigisho mu buryo bwimbitse kivuga ngo nuko rero gira umwete wihane. Reka nsoma aya magambo yo muri Yoweli. Igihe ubwoko bw'Imana bubabariza imitima yabwo imbere yayo busaba kubonezwa no kwihana, Yoweli 2:13, imihango irangwamo ubutita, itarimo umwuka, iri mu itorero izatuma bitarishobokera ko ibi biribaho. Imihango y'ubutita iri mu itorero, mwabyumvise, itari mu mwuka wera, izatuma itorero kwihana nyakuri gukenewe kutaribonekamo. Bitewe n'iki? Bazigumira muri ya mihango ikonje, bagire ngo ubwo ni abakristo, kumbe ubukristo barabutakaje. Aha rero hakenewe iki? Hakenewe imbaraga y'umwuka wera kugira ngo icyo dukora cyose, umurimo dukora wose, umuhango turimo uwo ari wo wose, niba ari ifunguro ryera tugiyeho, umurimo waryo usobanukira umutima. Niba tugiye mu materaniro, iteraniro risobanukira umutima, turibonemo icyo Kristo yifuza kuduha muri iryo teraniro. Buri muhango wose ugomba kuba ufite imbaraga. Niba ari umuririmbyi aririmbane imbaraga, niba ari umubwiriza nabwirizanye imbaraga y'umwuka wera, kugira ngo tubashe kubona icyo twakagombye kubona muri buri gikorwa cyose dukorera mu murimo w'ubuturo bwera. Kubera ko ubu turi mu gihe cy'umunsi w'impongano mu buryo bw'ikigereranyo, mu itorero imirimo ntigikorwa nk'uko bisanzwe. Kwibabaza imitima n'amabwiriza Kristo aho itorero ryasigaye. Tugomba kumva iyi ngingo kandi tukayisobanukirwa. Impamvu tugomba kumva iyi ngingo kandi tukayisobanukirwa ni iyi: kwibabaza imitima, kwiyiriza ubusa ni inshingano Kristo aho itorero. Aha rero itorero rya Kristo rigomba kumenya ko turi mu gihe cy'umunsi w'impongano. Nicyo gihe cyo kwiyiriza ubusa, nicyo gihe cyo kwibabaza umutima, umuntu wese akisuzuma mu mutima we. Reka dusome aya magambo makeya twerekera ku musozo. Vuba aha, mu buryo buhuje n'umurimo uheruka mu buturo bwera bwo mu ijuru, nk'umutambyi mukuru Yesu azeza abantu be abezeho gukiranirwa kose n'icyaha cyose binyuze mu kubaha gukiranuka kwe gutunganye. Binyuze mu kubaha gukiranuka kwe gutunganye, Kristo azeza itorero rye, azaryezaho icyaha cyose, aryezeho umwanda wose, aryezeho ikibi cyose. Umutima ugomba kwihana kandi ukatura icyaha, umutima ukabonera. Niyo mpamvu hano ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ngo abasigaye b'insuzugurwa bambikwa imyambaro myiza cyane itazongera kwanduzwa,
no kwangirika ko mu isi. Amazina yabo akomerezwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, akandikwa mu mazina y'abakiranutsi bo mu bihe byose. Batsinze amayeri y'umushukanyi, ntibigeze bateshurwa ku kuba indahemuka kwabo no gutontoma kw'ikiyoka. Noneho barinzwe amayeri y'umushukanyi by'iteka ryose. Ibyaha byabo byose bishyirwa kuri nyirabayazana w'icyaha, bambikwa igitambaro cyiza ku mitwe yabo. Icyo ni cyo gitambo cya Kristo giheruka, iyo ni impongano Kristo azahongerera ubwoko bwe buheruka. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha, kandi iki cyigisho gikomeze kubabera cyiza. Gira umwete wihane, Imana iraduhamagarira kwihana muri iyi minsi y'imperuka. Uwiteka abahe umugisha mwese. Murakoze, Imana ibahire.